Turacyari kumwe rero bakunzi ba Fab TV kandi twongeye kuguha ikaze udukurikira umunsi ku munsi muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye. Nk'uko bisanzwe rero bakunzi bacu bagiye bifuza ko tubasobanurira amazina atandukanye cyangwa se tubaha ubusobanuro bw'amazina yabo, ndetse n'abandi bifuza ko twamenya ubusobanuro bw'amazina baduhaye bagiye batwandikira muri comment. Rero twaje muri ya gahunda yo gusobanura cyangwa se kubaha ubusobanuro bw'ayo mazina. Umunsi rero turakubwira izina Rosine, tukubwire n'izina Richard. Rero ayo mazina tugiye kuba twayagusobanurira, ariko wowe ugeze hano bwa mbere nk'ibisanzwe tuguhaye ikaze tukubwira ngo banza ukande subscribe kandi no kukazogera kugira ngo uzajye ubona inkuru, ibiganiro tugucishiriza hano bikugerereho ku gihe, ndetse utwandikire muri comment nawe ushaka ko hari izina tugusobanurira tuze tuguhe ubusobanuro bw'iryo zina. Turahera ku izina Rosine. Rosine rero ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu izina ry'igifaransa Rosine, rikaba rero isano ya rose cyangwa se roza rishingiye ku ijambo ry'ikilatini rosa, risobanura ururabo cyangwa se ururabo rw'iroza. Ururabo rw'iroza. We rero witwa Rosine menya ko risobanura ururabo rw'iroza. Ibindi rero ubundi busobanuro bw'izina Rosine risobanura ururabo rwiza cyangwa se umuntu wuje ubwiza n'impumuro nziza. Si ibyo gusa kandi mu mico myinshi rose isobanura rero urukundo, ubugwaneza, ubusugi n'ubuzima bushya. Reka twongere tukubwire ubusobanuro bwagutse bw'iri zina Rosine. Ni umuntu rero cyangwa se umuntu witwa Rosine arashushanya ubwiza bwo ku mutima n'ubwo ku mubiri, urugwiro ndetse n'ineza. Birashobora rero no gufatwa cyangwa se ashobora gufatwa nk'impano cyangwa se umucyo mu muryango, kubera uko izina riba rifite ishusho ry'uburabyo, ubwo bishatse kuvuga indabo. Si ibyo gusa kandi twari twakubwiye ko tugiye kugusobanura n'izina Richard. Richard rero ni izina ry'abahungu rifite inkomoko. Richard rero rifite izina cyangwa se rifite inkomoko mu izina ryihinduranyije cyangwa se rifite ishusho y'iryo zina rishingiye ku izina ry'icyongereza Richard. Richard izina mu rurimi rw'icyongereza ni Richard, rifite inkomoko mu gikurute cyangwa se muri Germany, ku magambo agira ati Rick, ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi, naho Chad cyangwa se Head, gukomera ndetse n'ubutwari. Ubusobanuro bwaryo rero Richard risobanura umuyobozi ukomeye cyangwa se umunyamaboko w'ubutwari. Rishushanya rero umuntu w'intwari ufite ubushobozi bwo kuyobora no guhangana n'ibikomeye. Ubusobanuro bwagutse bw'iri zina ni umuntu cyangwa se umuntu witwa Richard arashobora cyangwa se Richard arashobora kwerekana imbaraga, icyizere n'ubutwari, ariko kandi n'ubushishozi bwo kuyobora abandi. Mu buryo rero bw'icyerekezo, izina rirashobora kumvikana nk'irihesha nyiraryo icyubahiro
no gukundwa n'abandi kubera ubwitange n'ubuhanga bw'uyu witwa Richard. Muri rusange rero cyangwa se muri makeya, Rosine ururabo rwiza, ubwiza n'urukundo, naho Richard gasobanura umuyobozi ukomeye, intwari ifite icyerekezo. Niba nawe rero warivuze nawe wifuza ko twagusobanurira nk'uko twabikubwiye, twandikire muri komenti tuze turi gusobanurira.